ndakubajije nyine ntibimeze gute hano mu rugo hamwe na madamu? nta kibazo nyine umugore wawe. Ese Sama, hari ikintu nshaka kukubaza. Muri iyi minsi ko wahindutse, umaze iminsi mureba nkwitegereza. Sama, uzi ko usigaye ufite uburakari bukabije. Wese twapfuye iki ntabwo wantugura ukareka kumbwira ahantu wakiriye umwana bikagera naho umwana wanjye ari mu bibazo. Siba aho ngaho cyangwa akabura ubuzima bwawe wongere wasama aho ngaho. Mbabareye kuko ntacyo nagukoze. Umva nawe kubwiye uzongera kunyita nyoko nzaguheza. nawe urabizi ariko njye urabona ukigera aha nagerageje ibishoboka byose kugira ngo nguhuze n'uriya mugore. Yabanje kwiyoberanya abanza kugukunda ariko ndakubwiye ngo ubu ngubu amereye nabi. Ubu ari yandaje ijoro ambwira ngo nintahava arahava cyangwa Fabiola cyangwa se turuve mu twese. Fabio ngaho nawe ntabwo uri umwana cyane, ngira inkuru mbwiriza ukuri dukora iki? Urabizi ko nakwanga. None se ukabyara we uko kubizi urabona ndi bugehe kuzi ko ibintu byanjye byose ubizi ari wowe wari wabashije gutera intambwe ukamfasha, urabona ndi bwerekeze hehe? Wambabariye ukabyara ukamunyingingira, ndabizi neza ko ntago yigeza nkunda pe, ndabizi neza, ariko nakihanganira ibibi byose yankorera, ariko nkaba nibura nkabona aho nege kumusaya. Wambabariye uri umuntu w'umugabo mu rugo ufite ijambo, niyashaka byareka no kungaburira, ariko nibura mbona ahantu nege kumusaya. Ibyo byose nabimubwiye, namubwira ngo ese Fabiola ataraza hari ikibazo wari ufite cyo kurya ngo uhage, ese ahaziye hari ubwa gucura ngo sinkirya ngo mpage, namwe nereka basi nongere rasiyo. Ariko reko uriya mwana yigumira kubera ko ikibazo cyamuzanye yenda kitararangira, asiteguriye runaka azatusezera agende, arambwira ngo ntibishoboka. Ndavuga rero mukabyara mwinde bifata nenge ikibazo mfite nta nahantu nza hangaho, urabizi neza nderekeza he n'ukuri. Wambabariye nk'umuntu w'umugabo ugafata umwanzuro ko Imana yo mu ijuru izaguhemba. Ntago ikibazo mfite koko cyari cyakemuka, kandi noneho kirakomeye mu rwego udashobora gusobanukira. Ndakwinginze mbabarira umwinginge uko bishoboka kose, sibyo? Ngo nimba Jojo avuze ngo nta Jojo yiwe bega kana mbega gutwana cyangwa sembeze no kwikoma izina ry'Imana nta kintu mbaye byabirahiye. Jojo ari no kurindi kubaba izina ry'Imana ndi kumbwira ngo nguhuyire uvugishije ukuri nta kintu mbaye. Ngiye ko nta kintu kugize kandi tukaba tutari no kumwe. Bakabana musubiramo. Jojo waje ntabyo gusora sigarana n'abana bawe ni bari byongeye. Gute se bafasha gute ntabwo ibintu ngiye nshobora kubyumva shari. Gute bashobora kuvuga ngo nta kintu nabaye kandi ngiye ndi kubabara. Ribo babare mfite no gute se bavuga ngo nta kintu mbaye kandi ndi kubabara. Ribo kuna kibindi kuna gutonika. Abo shari bavuze icyo mbaye kuko. Nago kano kayo ngo ndi kubabara. Basi chagira pomade. Nako ibintu cyo kubyamira ngiye rwose nako abana bashobora kumva na gutyo cyangwa ngura mwana mvune ngiye ngiyarangiza akavuga ngo nta kintu mbaye gutesesha. Korero. Ariko reka ngubwire ngiye nudafata umwanzuro hano ushaka ikintu ushobora gukora uyu mwana umwigisha uburere ndizatuma ndakara kandi ndakanza
ngaho naraguruka mbese kurimo kukazunguza nkagira gutya nkabona ntacyo ndakajunguje se ntabwo kajunguje shire wihangane kubabara kuko ibyo wari wankoreye birengeje ibyo ugiye gukora ubu ngubu niba wari wateye intambwe ukanza n'utanze utazi aho nturuka utazi ni kimwe cyane ariko aka kanya ukampa icumbi n'umudamu wawe wamwumvisha ngewe nzemera nashaka icyo azankoresha cyose nzacyemera gusa nuko nyine ikibazo gihari ananyekera ibyo bitari nyine Fabiola aho bigoreye ni hamwe aho hantu wari ugiye kuvuga kuko ari haranshinja ngo uri habara yanjye urabizi kuva wagera basi duhuze twicarane muganirize ndebe ko hari icyo byavamo ntabwo yakwemera none se ubu ndabigenza waravuga ati imba wemeye ko Fabiola aguma genda oya icyo cyo ni igikangisho cy'abagore wenda ntabwo yapfa kugenda ariko nawe ushyiremo akawe ndakwinginze mbabarira ndakubwiye ngo nariraye burinze buke hafi yo kugira ngo tunarwane nyine ahubwo we kubwe yashaka no kubyuka ngo gutumure ugende mu gicuku none se ubu ndabigenza mbabarira umubwiza ukuri icyo intambwe nerageje guterana warandwanya mbabarira wo kabyara we bikore nk'umuntu w'umugabo sibyo ndabizi ko bigukomereye ndabizi ko nabashyize umuryango wawe mu kaga ariko ndakwinginze mbabarira sibyo Fabio nanjye kuriye kumbabarira ese ubu nemere senya koko uri umwana wejo bundi jeje bundi usanga nari ubu nta nubwo nifuza kusenya pe none nkuri cyo hari inzira wenda wabicisha ihangane ndabizi ko biri bugukomerere aragutuka kugira icyo ariko ndabizi ntabwo yapfa gusohoka sibyo nibura nanjye mbanze nshake naho nagana byagenze bitewe ko umuntu uje wacangakiwe wahura n'iki arani ntari kunyitaba none twanangana ibaze ko muhamagaye inshuro nka 30 zose nkuko nizere ko atari aranenze habaye iki se kiri gutuma umuhamagara kaguko umva simbizi n'ukuri kw'Imana niba ari ibintu bamubwiye simbizi ese ubundi keje undi wambwiye ngo yaje hano bamubwiye iki yego yaraje akumbaza nyine mubwira ko agiye mu mujyi gusa nta kindi namuhamagaye arancishura sama arancishura arambwira ngo nkomeze ngingo n'aba basore ngo turi kumwe ngo twishimishe kandi shasi nari nagiye pe nari nagiye gusura umukobwa witwa Nadeje niho nari niriwe ako umuntu wamunteranyije ngo avuge ngo ndi kumwe n'abasore ntabwo mbizi pe abasore nese hari abandi basore ugira ukundi usibye Arani ubwo ese ubundi wamuteretse akabivugira ukuri gusa musikona njyewe urabona nawe ushobora gutendeka Arani okay ubwo rero wowe mbone ihorera hanyuma azabikore hanyuma se umukobwa uje ubundi nabonye basohokanye mu kabari yari mushiki we umuki simvuze ngo nzaguma ahangaha nkomeze nshakishe ndebe ko ari ukundi kuntu nabigenza nkwereke rero ibyo mbwiye nanjye ngira impuhwe kuko ngiye nifuza ko umuntu yabaho neza nta kimuhungabanya akagira amahoro kuko Imana iba yaramuremye mu isi ngo abe mu isi abeho neza kuko uraye hanze ukarara unyagirwa imibi karari kurya ntabwo ngiye byanezeza mu by'ukuri ngiye kugerageza ariko witegure kuva ahangaha gerageza basi agahe gato nanjye nkomeze nshakishe gato kangana iki kambwiye ese ubu nakubwira ngo bose uyu munsi reka nangenda muri iyi minsi ndi bube hari 3 cyangwa 4 mbe nshakisha naho naga ibyo bintu nari mubwiye nabubwira ngo urirukana umuntu w'inyamaswa ese ntumureka ngo anatekereze yenda n'ahandi yazajya apange inzira yazacamo arambwira ngo ibyo ntibishoboka ngo ntibishoboka ngo ntibishoboka wowe nyihanganira iminsi 3 cyangwa 4 sibyo ufunga umwuka ndabizi ko muri iyo minsi 3 niyo ya end wanyuma yanasohoka yahita agarukamo nanjye ntege gusa aka kanya nahita njya hino gusa wumve ko kubwira ngo uve muri urugo ugende nanjye birambabaje kuko ntaho nkohereza ntaho nzi ndumva ko ari umutwaro wemereye n'aba nkwikoresha kuba ahangaha ntacyo wari untwaye
ariko ndakubwiye ngo merewe nabi hamwe avuga ngo nidushaka tuzajyane ngo jye nawe ngo tumusega ha mu rugo ubyakire rero nibiramuka hafashwe icyemezo cyo kuvuga ngo ugende ubyakire kuko jye nta ruhare mbifitemo. Harani asohokana n'umukobwa mu kabari oya ntabwo ari Harani ntabwo yabikora ariko Jovi uziko bizarangira ubuze byose nk'ingati imennye ngiye rwose sama ntakubeshye ngiye ntabwo nabona umutima wo guca inyuma Harani we nabikora pe nta kibazo azabikore Imana izabimubaza ngiye ntabwo nabishobora pe ariko Jovi mujye ugabanya ubucucu ubu ngubu ibibazo byose biri kuri iyi si rero ugasanga ibyawe ari byo Imana izajya kwitaho ijya kubaza ubu se byawe birenze by'abandi ariko ngiye nakubwiye ko ntashobora kumuca inyuma basi naramuka nci inyuma Imana izabimubaza cyangwa se ni Imana yizi ibintu bizambaho nyine nakundi ariko ufite mu mutwe nk'aba bana koko ubu se ko yirirwa avuga ko umuca inyuma akaguha amafaranga ibyo byose kabivuga nta na kimwe ukora ubundi ubwo wunguka iki bimaze iki muri make Chasama nta kindi kintu ngiye narenzaho nta n'ikindi kintu nakora ngiye kubera ko Imana ibizi ko mukunda wenyine basi nibona yuko mukunda izamunyoherereza cyangwa izamitiremo ikindi kintu bereye abantu bari mu rukundo bafite ubujiji bwinshi kabisa kamureke sama ubwo nuko wambwira mu gihe ngiye mfite ibibazo nk'ibi ngibi babarira kibihekane ndagahaze kandebe niba nta n'icyanjye yigeze ashyira mu myenda ye handura we haya ngo ntashaka kugenda ntashaka kuva muri uru rugo icyamuzanye umva kizongera kimusubiza aho yavuye burana nuko umugore ugira umwanda mana ya yawe koko ariko none uri mu bitu yego umva nkubwire Diaro wananiwe kwirukana uriya mugore muri uru rugo reka mbyikorere uretse nze turavugana niko ibi niba ikirimo noneho reka mbyikorere reka mwirukane nyine ubwanjye urumva reka mwirukana agende ntabwo nakubwiye ngo mwirukane n'ibyakunaniye ntabwo byakunaniye kumwirukana muri uru rugo none si imyenda uyisohoye ngo umwirukane ndamwirukanye uramwirukanye si imyenda yo kuyisohoye we ari hehe kumubwira azasohoka agende ariko umva uri umusazi waransuzuguye bikabije Diaro waransuzuguye unzanaho inshoreke ndakwihorera nakubwira ngo umwirukane ukanga ufite impamvu wanze kumwirukana ariko reka nkubwire ubu ninjye nawe reka mbyikorere mwirukane njye nyine ubwanjye ushaka guhangana nanjye tudahangana sibyo washatse ariko uno mugore ariko uri nkunguzi cyangwa uri iki oya reka mbi nkunguzi mu rugo rwanjye sanga bapanze gahunda ngo usohoye ibintu ngo bya Fabiola ngo ntamusohora ariko ntamusohora ahubwo icyama petrole nkakwereka none akazagenda nta n'igikapu azanye ibi byose ari byo yarafite ntabwo ari wabimuguriye ntiwagiye ugura kenda kamwe mbese ujya nawe kubona umuntu yambaye ubusa si mwambika buri munsi umuzanira ntasoni umwambika si n'umugore wawe umwambika n'umugore wawe ni ngombwa gufasha Fabiola n'umugore wawe ariko ubundi wumva umeze ute sinzi ibintu mu nzu ntabyo nsubijeyo narakwihanganiye reka nkubwire unyihanganira gute se kuva Fabiola yagera ntabwo yigeze utuza kunuka no kunsuzugura urumva reka nkubwire Diaro ndakubwiye ngo ibintu bisubije ntabyo nsubijeyo none urumva ngiye ngo nigeze ngusuzugura ngewe cyangwa ahubwo niwe wansuzugura umva ngiye kubara gatatu ibintu bisubize ntabyo nsubijeyo Diaro reka nkubwize ukuri ibi bintu nibisubira mu Fabiola imba udashaka kwabaha tugomba kubimuganiriza neza tukamusohora tukanamuherekeza ninde umuherekeza tukamurenza irembo ninde umuherekeza ubwo niwe ushaka kuzamuherekeza se uzamuherekeze ariko jye sinshobora kujya inyuma y'ikabara ryawe ngo genda ariherekeje urumva ndiherekeje nkandi ariko Toka Satani abasimu bashya
urihinda wihinda si ubwo iyi nzu yose ni iyanjye. ubundi se ko wapfuye urashaka iki hano wamuze mu kazi ushaka iki ahangaha ukomeze niwe wabiteye none rero igisiga cy'urwara rurerure kimennye inda washatse kwimenya inda washatse gukina n'uwo utazi reka rero mbikwereke ubundi se wirirwa wiyubuyereza ahangaha ushaka iki ko wapfuye wagumye ikuzimu ukagumayo uhanyamuzinda ndetse nibyo nakunze ni nabyo nashatse gasimba kanjye bugiye wiwanteje n'amavubi uteje n'amavubi bugiye aho ngiriye mu nzu tembera hose agiye mu nzu yande umva reka nkubwire ndeba hano nirwo ngo niguhereza reka nkwereke biriya nibyo washatse kandi nibyo ugiye kubona sibyo washatse kumvana mu bazima ubu rero naje ndi mu wundi mwuga ubwo rero woze ko ndi bugutinye ntabwo ngutinya rwose umva ninjye wakwishe n'ubundi nzongera nkwice uzaba ari wowe kiremwa cya mbere cyabayeho ku isi bazandika no mu bitabo ko wapfuye kabiri. reka nkubwire ikintu kimwe Diaro waransuzuguye unsuzugurisha ishoreke zawe sibyo ndanakwihanganira ndanakwihorera maze kukwihorera igihe kinini ariko uyu munsi niwo munsi wa nyuma niwo munsi ndakubwiye ngo fata bino bintu bishye ntabyo nsubizayo Diaro ahubwo reka nze mbitwike nakubwiye ngo nubundi aya ni amafaranga yawe wagiye gutwika kuragura imyenda y'inshoreke yawe je nakubwiye ngo simukubuje rwose ni uburenganzira bwawe bwo kuzana umugore ni uburenganzira bwawe nushaka ushake n'icumi ibyo birakurira ariko wiza ku munsi uzuguzana mu rugo rwawe genda umukodeshereze ariko apana hano urumva hano ndi umugabo hano ndi umugore cyangwa uri umugabo icyo naba warashatse cyangwa naragushatse niyo icyo ari cyo cyose naba ndicyo sibyo icyo ari cyo cyose umenye ko uri umugabo wanjye nanjye nkaba umugore wawe ntayo nsubijeyo kandi nta nubwo isubira mu nzu yanjye yawe si inzu warayubatse wayubakanye nande uyobeye ko twasezeranye ivangamutungo kuvanga ivangamutungo bivuga yuko hari itafari na rimwe bigeze bikuri wanyu kazana niba nta niryo nazanye suzira mwende ntayo nsubijeyo nakubwiye ngo ntayo nsubijeyo ariko ushobora kuba utuzuye fata namwe ariko umvura iki wowe hano mu rugo rwawe umvura iki koko reka nkubwize ukuri n'abaturanyi bose barabizi ko wananiye sumubise suzamuye amaboko yawe ndabikoza n'ubu nakongera nkaguza Diaro buretse nzakwereka uzanyereka siki uzanyereka kukangisha ngo kuroga abagabo ubundi se uzaba kwisi imyaka 300 nindi uzandoge mfe nawe inyuma uzapfa nkuko so yapfuye cyangwa nyo nta soni fata umuntu umusore ufata nk'inyamaswa umufate nk'umuntu utagira agaciro kandi ari umuntu nkawe se ushinja ubushoreke usinja ngo n'umugore wanjye nukuvuga ko muzamafaranga yo kuba namukodeshereza akaba iyo ntunamenye ko mfite n'undi mugore wa kabiri hazwe kumuzana hano ngo tumufashe igihe nikigera zitaye uri umutindi reka nkubwire nakuzanye n'ubundi abantu barambuzaga ntabwo uzafata umuntu ngo umupfushe ubusa bigeze ahangaha noneho turahangana turarwana kugeza buretse kugeza ejo bundi kandi uzayibona ntabwo ugeze ushobora kwihanganira ariko nimunyumvire iki kigore cy'umugore ubu sinzongera apfa kabiri seka we handi uri ikizimu koko ndi ikizimu koko ibyo washatse ugiye kubibona uzi ko ikizimu koko nakubwiye ngo uri ikigoryi rero ibyo washatse ngiye kubikwereka ngiye kukubabaza nkubabaze ku buryo uwo ari we wese sinzakuvanamo umwuka nk'uko ari we wabikoze nk'uko wamvanyemo umwuka nkagenda ubu rero ko nawe wakoze amakosa none se buriya wantwariraga umugabo wabonaga nzatuma musazana wanyishe kubera yuko utabonaga yuko twasazana ubu rero se wowe utekereza ko muzasazana ngiye kukwica nkwica urubozo ku buryo azajya kuzanira abandi bagore ubireba gutya
amaso ngiye kuyavanamo ntuzajya umenya uwinjiye nusohotse Kuki? cyane. Ewe. Basi se urashaka iki? Ndashaka iki? Urashaka nkora iki basi? Ndashaka kugushyira nkaho wanshyize. Ujye utemberera uruhande rumwe nanjye ntembere urundi. Nuko kandi